Ndi umwisirayeli w'umunyarwanda. Uyu muvugo nawanditse mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2013. Jyewe Habyarimana Thomas Sankara. Ndi umwisirayeli w'umunyarwanda. Igicuku cyari kicumye aho nari nibikiriye nibambuye mu gihe mate nivuye guta nyina. Umuseke utaratambika, rusake itangiye kubika, nikanga bikomeye mu murimo w'umurinzi. Abantu nari ntumweho reka mbagereho nciye aha, nibashaka banyumve ntihazagire umveba. Nimutwara abantu ku Mana n'abana mubaho umubano. Iyi nganzo yanjye inzanye nyizana nyamizero, nizeza abantu ibizaza, nigisha abantu kubana, ngarura imitima itatanye, amateka atazwi inyandarike, amatage agere ku iherezo. Mu kuzamuka tuzamurane, dusingire ibyiza twarazwe, dusegasire umukiro dukikiye. Simvuga imvugo izimije, mu nganzo nagabiwe buri wese aranyumva. Unyumva bigoye ntavunike, unyumva nabi ntamvume, ntihakagire uwumvirana. Nutumva none uzumva ejo, ndahari ngo mbirangurure uyu munsi n'ejo hazaza. Abakurambere b'abahanzi, abasizi tubusangiye, b'abahanga n'abahanuzi, badusigiye umusingi usigiye mu bisigo, usanzuye mu bisingizo byo kuzadusindagiza, dusingira impano y'ubuntu itugarura ku bumuntu, mu byiza no mu byizerwa, turwanira aho twarazwe. Politiki iracabiranya n'amacenga yayaca umuco, bikazinzika amizero ngo abizera batazaragwa. Ubuziranenge n'ubwiza bwatanzwe n'umutware w'umutahiza w'intama. Imana yahozeho tutaraza, n'igihe tuza ntacyo twazanye. Yageze aho irema iby'urora n'ibirema niyo yabiremye. Mu mugambi wayo mugari byose biba uko ishaka, kuko yidashakisha. Gahunda yayo ntihinduka, nawe ntugahindureho. Utihindiraho uwo muvumo ukakubera imvo n'imvano y'imvune byagutera, reka kubyitereramo. Raga umwana wawe umubano, nibwo azagabana amatungo. Sigira igihugu cyawe umutuzo, umutungo uzaturuka ahandi. Amahanga y'ahandi azaza aguhahaho umugisha. Uwo ni wo mukiro dukize, udahongwa ntuhuguzwe. Emera inama zanjye mwana, nizo zavuye ku Mana. Ibi mvuga nigisha bitonyangira imitima ituje nk'ikime cyeza imyaka, mbobeza imitima ikakaye, mpumuriza abahabye batagira gihumura. Ndi umwungeri mwiza, rushaka wizere. Ndigisha urukundo na gakondo, umukiro w'umurage twagenewe wo kuzungura ubutware, mu mukiro w'ubwenge n'amaboko, mu murage wagenewe Isirayeli, urubyaro rwa sogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo, Dawidi akaba umwami wabo. Iryo ni ryo zina rishya rikwiriye kwamamazwa, umwisirayeli w'umunyarwanda. Ni umurage ugejeje igihe, ni umukiro dukeje iminsi. None reka tuwukenyere, urwo rubanza rumveho, no mu bavuka bambemo bazisange mu mugisha. Indahiro y'Imana ntihinduka. Mu rukiryi rw'umwami Dawidi n'umuhungu we Salomo hakomoka uzatwara amoko. Ku mugabekazi w'ikusi, mu mugani ugana kariho, Yesu abwira ab'iwabo ko ku rubanza rw'imperuka umugabekazi w'ikusi azabatsindisha, kuko yavanywe ikantarange no kuramya umwami Salomo. Yongeraho ko ubwami bw'ijuru ari umusemburo umugore yenze, awuhisha mu myariko 3 y'ifu, ariyo nyabutatu nyarwanda, kugeza aho iyo fu yose itubukira isembura ubwami bw'ijuru n'isi. Aya ni amagambo y'ubwenge. Nimuhugukire kwigishwa, muve mu matiku no mu moko, muve mu mazina no mu mazimwe, mucecekere imbere y'Imana, dore nta wahinduraho n'inyuguti kuri gahunda yayo idahinduka. Ndi umwisirayeli w'umunyarwanda. Iryo zina aba ari ryo ryamamazwa, ibindi murimarira inkweto, mwamamaza ibitagira umumaro. Nimudahindura iyo nyito ngo mutoze imitima yanyu iri zina, muzahera mu gihirahiro twambuke, muzahagama mu butayu dutahe, intumbi zanyu zigwaho muri hose, abacunguwe basubizwe gakondo. Mu murage twagenewe, mu mateka turuta ubukuru, kubw'umugambi w'Imana, mu mushinga w'ishobora byose, mu matwara y'umutahiza, mutwaze inyabutatu umutuzo, mutekura ubukubaganyi. Dore amatiku aratanya, mwirinde ibibateranya, mutware intwaro nk'intwari, mu rugamba ntimube ibigwari. Izina ryacu rye guhuna, mugwize ingango mugeme intwaza. Muri ibi bihe biriho ubu, ibibazo ni amahurizo. Buri wese aribaza ati, ejo hazaza ninde uzaza? Niba azazana amizero muri ubu buzima butuzonga, butubuza bimwe mu by'ibanze. Nimuze tujye inama, twemerere Imana, iratugira inama, tureke kwinaniza. Mu bisekuruza byabanje rwakomeje kuba u Rwanda, n'ubu ruhora ari u Rwanda. Baruvuka n'abarutuye bose barizi neza ko bahorana ubwo bunyarwanda. Nta nama irwanya Imana, nta nabi inaniza Imana. Mwaretse kwigerezaho muhubukira ibyo mutazi.
nzi ko nta mizero mwizeye murazungera mu biziba, ibibazo bibazanira muzasanga bidasanzwe. Ayo mabanga mbonyemo naniwe kwiyumanganya, ngombwa ngomba kubivuga. Ntumvebe ndava kure, dore mbakunda ibi by'ukuri. Kwidakomwa mu nkokora, kuki mwakwikoraho mugakabya ubukubaganyi? U Rwanda rwaratowe, nimureke kwitobera. Nimutitwa Abisirayeli, Abisirayeli b'Abanyarwanda, murapfana indagu zanyu, murazimira tuzimize, tuzamukana ubwema, ubwenge buri kumwe natwe, gakondo tuyikundure, nta n'uzadukoma imbere. Reka nsoze uyu muvugo nawuvanyemo ibivunnye, bitabazanamo imvune nk'abatava ku izima. Umuvugo uzakurikiraho witwa uyu ni wo munsi w'isabato.